mwongeye kwirirwa inshuti zanjye ndabasuhuje ni muhebuzi basuhuza nkuko mubibona kandi nkomeza no kubabwira ni welcome mukomeze mukore subscribe mukore share nuza video muzipartage kugira ngo tubone abantu benshi bazireba. Ubushize rero nababwiye ku bintu kuri topics ziri tabu muri za mariage abantu batinya kuvuga. Ushobora gusanga n'umuntu imwishe, ushobora gusanga n'umuntu icyo kintu yahishe kimwishe kimugiriye nabi. Uyu munsi rero turakomeza, so nagerageje gufata les notes kubyandika kugira ngo njye menya neza aho tugeze, kugira ngo njye menya aho ngeze mbabwira. Uyu munsi rero nshaka kubabwira ku kintu nanone, ku kintu cya manipulation nanone dusanga muri za mariage, cyane cyane ku badamu bakubitwa. Nkurikije n'umudamu wanyandikiye, hari umudamu wanyandikiye mu minsi ishize ambwira ukuntu umugabo wamukubita, nyoreza n'amafoto, mbona rwose ni n'inzobe, mbona mu maso hahindutse ubururu. Nyine yagiye afata umugabo we yamukubise, yambwiye yuko umugabo wamukubita atazi n'ikintu kibimuteye, nyine arakubita gusa. Ariko ikintu nashaka kubabwira nuko nyuma yo kumukubita, nyuma yo kumuhondagura, uwo mugabo nyine ngaza agapfukama, akamusaba imbabazi, akamwoza ibirenge, akamukorera massage, akamukorera ibintu byose nyine byiza bibaho, yarangiza akaryamana nawe. Nese mwabantu mwe mumbwire, mwe murumva nta kintu kihishe inyuma? Mugomba kujya mumenya mwabadamu mwe yuko hari abantu barwaye, hari indwara zibaho tutazi. Muri isi haba indwara nyinshi cyane. Haba indwara zo mu mutwe, tuzita izo mu mutwe. Burya akantu ukora ari ibintu biturutse mu mutwe nawe ubwawe udashobora kubikontrola, akenshi burya wari indwara zo mu mutwe. Ngute mushaka kumbwira yuko umuntu agukubita buri gihe? Kandi mwabadamu mwe mujye mureba utuntu tubabaho, ntihakagire ikintu na kimwe mwinyora ngo muvuge muti ni ibintu bibaye gutya. Wejye ureba gusa, urebe uvuga uti se uyu mugabo wanjye iyo yankubise gutya akaza akaca bugufi akansaba imbabazi akanyoza ibirenge, nicyo gihe turyamana twishimye yenda, kuko hashobora no gucamo utundi tunzi. Ariko ibyo bintu byirepeta, uwo mugabo wawe uko agomba kuryamana nawe akagukubita, mwebwe ntago mubona yuko hari ikintu kiba cyihishe inyuma. Uwo muntu ntago mwumva yuko aba arwaye, uwo muntu aba afite akarwara. Ahubwo we w'umudamu ntubashe kugira ukuntu ako kantu gasobanura. Uwo muntu aba afite ako karwara ko kugukubita, akagukubita ukarira, akakubabaza, noneho we akaba ari cyo kintu kimuha akaba ari cyo kintu kimuha ubushake bwo kuryamana nawe uri muri iyo état de faiblesse. Ntihakagire ikintu na kimwe mufata nk'ari akantu gatoya. Muzambwira muri commentaire, muzanyandikire, nanabahaye Facebook yanjye, ndababwira nti muzanyandikire tubiganireho, tubivuganeho. Nimba ubona ufite ikibazo kimeze gutyo, ntago ari ikintu vraiment cyo kujya ko uwo muntu birangira ntiyanda kwishe. Umuntu birangira kwishe, wowe ubifata nk'ari ibintu bizima, ariko ni ikintu aba yariremyemo, ni ikintu aba yariremye mu mutwe. Ni twa tuntu nyine tabu. Ugasanga rero umudamu yavuze ati ngewe abantu bajya babona ukuntu yakugize, akabona ntabwo uri kugenda. Nko mudamu rwose yaravuga ati ngewe famille yanjye yamvuyeho, ati kuko naragiye nanamenyana n'undi muntu rwose tugiye no kubana, umugabo wanjye arongera aragaruka amusubiraho kuki? Kubera utwo tuntu nyine aba yibuka amukorera yamaze kumukubita. Niyo mpamvu mbabwira nti mujye mwitonda mu rushako. Nuzajya ubona akantu kadasanzwe kakubayeho, urebe umuntu ukabwira. Ntabwo mbabwiye ngo muhite mwiruka musenye, oya. Ntabwo mbabwiye ngo musenye, ntabwo gusenya ndabizi ni ibintu biba bitoroshye, ariko wiruke ugende urebe umuntu ubwira ako kantu. Yenda uzahura n'umuntu yenda nawe wagize icyo kibazo, ubivuge ugenda ujye no ku psikologe umubwire ibyo bintu ukuntu biba bimeze. Utwo tuntu ni utuntu abo bantu bakora, bene abo bantu bakubita. Ntabwo nshaka gukoresha inyito babita, kubera ko ngiye gukoresha izo nyito byansaba ibintu byinshi cyane, byansaba kuba ndimo kuvuga ibyo bintu. Byo ndabibabwira
nk'umuntu ubizi, nk'umuntu wabiganiriye n'abantu, nkabona ibyo bintu nkabitekereza nge ngasanga uwo muntu uko aba ameze. Umuntu aza akagukubita akagushyira muri état de faiblesse, akabona kugira ubushake bwo kuba yajyana nawe mu buriri. Nawe rero kubera ibyo bintu byose nyine abagukoreye, kubera ukuntu aza nyine agaca bugufi akagukorera izo massage, nawe wari uzikeneye, nawe wari ugize ute nk'umuntu wababaye n'iki, none icyo gihe akazajya bari cyo muryamana nyine mukagirana ibyishimo mu buriri n'iki, aba ari ibintu bibi cyane, aba ari ibintu bibi cyane. Ni ikintu ni ibintu bigenda bigakura bikazarangira uwo muntu aguhitanye mw'abantu. Niyo mpamvu mbwira ni mw'abadamu mwe, mw'abamama mwe, mukominike. Gukominika no kuvuga muvugane na bagenzi babo, muganire na bagenzi banyu. Nta nkubwiye ngo ugende byo mu rugo rwawe ujye kubyasasa, ariko mwajya muri abantu bakuru. Nababwiye n'Abanyarwanda turacyafite umuco, Abanyarwandakazi baracyafite umuco wo kugira ko abantu bakuru nyine bamwe bavuga ngo niko zubakwa. Hari igihe umubwira akantu cyangwa ure n'undi mudamu yende wumvishije nawe akubitwa, muganire mwumve muvuge muti ngiye bigenda bitya. Kubera ko rwose umudamu yarambwira ati ngewe umugabo wanjye rwose amara kunkubita akagira ate, amara kunkubita, ari gukubita no gukubita. Hari umuntu uba ari umunyamujinya uhutaza, kubita n'abana, kubita n'abakozi, kubita ni ahutaza, ahubuka nyine ahutaza, ukabona yagize. Ariko hari n'ubundi ubona ari ibintu ya prepaye, nta mpamvu ntaki, nta nubwo ari n'umujinya agize, ni umuntu uza gusa yabigennye gutyo, yarangiza nyuma agakora ibyo ngibyo akabirepeta, akabisubiramo kubirepeta. Amavuga no gusubiramo, akabisubiramo ejo akongera akabisubiramo. Mujye mubona ko hari ikintu kiba cyihishe inyuma. Icyo kintu kiba cyihishe inyuma nta kindi, ni uburwayi. Niyo mpamvu mbabwira nti mw'abantu mwe, ayo mabanga ntago aba ari ngombwa. Ayo mabanga muba mufite umuntu agira ntago ari ngombwa, ntago aba ari ngombwa, nta mpamvu yo gukubitwa. Nabibabwiye n'abagabo, n'abantu bagira imbaraga, n'abantu Imana yahaye imbaraga mu maboko. Uwo muntu umumenyereje ibyo bintu nyine birangira ari uko guhitanye, kandi atazi nawe impamvu, nawe utazi impamvu, ari impamvu z'uburwayi. Rero ndabakunda kandi vraiment ndababwiye ni murahishiwe kuko mbafitiye utuntu twinshi, kandi kugira ngo ibyo byose mbashe kugira ikintu nababwira mw'abantu mwe, nuko ibyo bintu twabiganiraho, nuko mwanyandikira, nuko nyine twavugana. Niba hari n'umugabo nawe ufite ikintu yenda yumva yashaka kumbwira, narababwiye kunyandikira kuri Facebook, nibyo binyorohera. Facebook yanjye murayizi ni Muhebuza. Ubundi rero tukungurana ibitekerezo kugira ngo twubake umuryango abana baba bazakuriramo, bagakura ari abana batekanye, bagakura ari abana batuje, bazagirira isi n'igihugu akamaro. Sawa rero mube mwiriwe, mugira amahoro y'Imana.